Karibu. Oh. Karibu. Nyitaye wala. Urangurira noneho. Biteze. Shamsa. Ukomeye. Ese kuna nsa nabikira. Ikanzu kimada. Biteze. Ni sawa. Unashiri kumbwira umeze utese. Sikukunda kumbaza gutyo. Ubutegura ko ushobora gusanga nayo. Ushaka kumenya amakuru yawe. Okay. Ndaho ndumugore ushekeje. Tiyo muri munsi urangurira ka. Baretse bakire kutangiye ngo baretse. Kane. Kanengwa. Barimo wumva iki? Turebe nka izina ry'Imana ntabwo yari arimo yoza ibyombo. Ntabwo yageje ibyombo. Rata Angela kwakize iki? Cyase arakazuba naho ngavuga ko nta kibazo. Ese waseri ukajya winywera inzoga. Okoka. Aba nazishobora. Ntabwo ndisi icyo ashaka kumwasana kuko ikonje. To. Hanyuma ngiye kutambajije. Cyo sanzwe mwasa ntabwo kizi urambaza iki? Ubona bikomeye we. Aho mbabo amahane. Rasubona nabikomeje. Deni nari mu muntu mukoza mukanga kugira ngo Shate koza. Asanga ibintu byo kumenyera umuntu. Ngomba gushyira Bagakisha. Nuri urukobwa rwo nindangare. Ibaza umukobwa uryama akajya sama yawe. Samata akiri mu buzima. Za mu gitondo. Mbese ntabyutse nawe ntabyuka. Bagira ngo niwe nabasha. Nibwirizo nkuru. Samana ya nimpa. Akagiye kuba amafaranga ariko none. Bimeze bite se? Meze fresh gake nuko nyine ibibazo by'ikigena naho urabizi. Ni imiterere y'isi. Akabari kwihangana umusore nkawe ugomba kurwana nabyo. Natwe abagabo tumaze kwa amajigija turahangana mpaka tukabisohokamo. Akabari kari kunsaza. Muri iyi minsi urabona bari kuzana ibibazo by'inoza byo kuba nyine abantu babapimisha kandi hari abantu badashaka kubapima. Gasanga iyo ni stress rero. Aho ntabwo bibyanzanye. Gahunda sigeze. Gahunda rero buriya nubwo umukobwa wanjye akomeje kwinangira ariko n'uwanjye still n'umukobwa wanjye n'umwana nibyariye mba ngomba kugira icyo ngora kugira ngo tubashe kugira guti kuzuza gahunda twasezeranye. So ndumva nta mpungenge ugomba kugira nkuko nabikwemereye nkuko gahunda irimo kugenda nyitegura. Ntabwo ari ikintu waza ngo yitutura hejuru. Urabona n'umukobwa mukuru uzi icyo gukora utekereza ushobora kwifatira decision ariko ndashaka muri iyo decision ye ko nagira mu ruhare kugira ngo tubashe kugira guti kuzuza gahunda twahaye. Hari ukuntu abantu bakunda kubwira abantu amagambo bashaka kumva. Ushaka kumbwira ibyo nshaka kumva aka kanya kandi koko biraza gukunda nkumve akumenye yuko hari amasezerano ngena dufitanye. Imbaraga uri gushyira muri strategy uri gukoresha ndashaka wongeremo kuko igihe kiri kugendana. Ubu ngubu nagiye gukubeshya n'ibyo bintu nagakwiye kuba ari we uri kubikora ariko byitaho. Urabizi abagore iyo babwiye cyase bari muri business yagenda like ibikihuta subiza. Claude. Impungenge zawe ndazumva. Yego. Gusa asinze ukunyumva. Ugize uti ndakubwira ibintu ushaka kumva. Ariko niko kuri kwanjye ntabwo ari ibintu ndimo guhimbira anga cyangwa se ngo nuko nkubonye cyangwa se ngo kubwira ibibuze ko gushimisha gusa hanyuma bibagurukira bigendere. Ntabwo ibyo nakwemereye ariko nabifitiye ubushobozi. Mwana n'uwanjye nubwo ari umukobwa ukuze nkuko nabikubwiye ariko n'uwanjye tugomba kwicara tukaganira tukagira ibyo twemeranywaho. Ariko nanone ntabwo ari ikintu ndibuze guhitenura ngo nyimutere cyo kubera ko urimo kwihuta. Ushaka kwihutisha gahunda yawe. Ariko urashaka kumubwira kamubwira ati ibintu winzira amaze guharura already. Kazi karari abakobwa b'iki gihe nta kindi kintu batekereza bashaka umuntu financial step uhagaze neza mu bintu bijyanye no kukunga.
sibyo cyo ntabwo ari ikibazo cyanjye sinzi uko byumva umuramutse umubwiye ngo uragenda usange ibiryo biri ku meza akazi kaba ari ukurya ikibazo cyaba kirimo n'iki ko nabonye muri iyi minsi basigaye bakundana n'abasaza bangana nk'abo ngiye mu rugo baramere nabi bitari n'ibyo ngibyo no muri gahunda zanjye z'ubuzima hari ahantu ashobora gusayininga papers impapuro runaka birumvikana umarwe niyo credit kubera ko disingo so kandi urumva byose imigambi yose ndi kugenda mubwira ibyo byose ndi kugenda muganiriza ni ibintu biri mu nyungu zanjye nabo icyo nibuke yuko ntabwo ndi kugusaba ni isezerano rero mu bishoboka byose nzajya ngenda ngerageza ngaruke ndebe ko nakora ibindi nakuba utagize mwana wanjye uri umwana mwiza ahubwo urabona uri koroherwa kuko ndimo ndoroherwa simbizi ikibazo ni uko mba ntanabonye n'imiti ngabanyiriza ubwo bubabare ariko nzakira ndabizi nakundi uzagenda woroherwa ni ukuri nakuba utagize kubona umwana wo mu bantu bifashije aza gusura umuntu nkanjye ugafata umweyo ugakubura nakuba utagize ni ukuri Imana igiguha umugisha ibisanzwe kubera nakuze nyine duturanye nawe nk'umutumante wanjye ntabwo nabura kuza kubikora kandi ashaka twariganye cyane n'inshuti yanjye rero muri abantu ba hafi n'ubundi wari umwana mwiza ukiri na mutoya noneho waranakuze disi umutima mwiza urawugumana ni ukuri Imana izajya ibiguhembera kandi uzabikomeze ni isezerano kandi buriya ngo isezerano ni umwenda ngo ufite umwenda ndabizi ariko nibyo nakomeje kukubwira just mpigiye igihe kingana iki sinakubwira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi kubera yuko nko nakomeje kubikubwira Nora ni umukobwa ufite imitekerereze gerageza ko goranye mu kuntu ariko ndayifungura ubundi ari nawe arahari yagiye yasohotse ariko ntawe uri hano mu rugo ariko arahari akorana n'urwo ugomba kumucungira neza sinzi ko kumucunga ushaka kuvuga ko ariko kumurinda kumuganiriza impanuro z'umubyeyi reka nkumare impungenge umukobwa wanjye si wa mukobwa utagira gahunda nta n'undi musore ndabona ugira hano mu rugo ngo aje gutereta bafitanye ubucuti budasanzwe buhambaye niyo assurance nshobora kuguha ukagira icyo cyizere aramutse ahari nabikubwira kandi nabyo buriya nshobora kubisenya kubera ko buri mu bushobozi bwanjye niyo byaba bihari wenda kamusobanurira impamvu nabivuze ubona umukobwa urerwa n'umupapa gusa ngomba kugira izo mpungenge si umwana ari kurerwa na se gusa kandi asenda kubona ari muri diri nyinshi ushatse kuvuga ko ntagira amaso abona ku buryo ntanandi bwo nshatse kukwibutsa muri gakondi serious kandi ibyo byose ndi kukubwira nugira ngo ndi kwikubira bro abanyarwanda bavuga ngo cira mu gacuma ryohororaye sibyo ibyo ntabwo ari byo nyibutsa nzi neza yuko isezerano ryanjye nawe ukiririnzi
icyo ngiye gukora rero nizambaraga nakubwiye ngiye gushyiramo kandi ntugire impungenge nakubwiye ngo umukobwa wanjye sawa undi wakavuyo ugenda mu bintu bidasobanutse n'umukobwa uri discipline tewe n'uburyo twamureze tewe n'uburyo gahunda y'umuryango ibiteye izo mpungenge ndazikumaze icyo ngiye gufokasingaho cyane muri no minsi ni ukumushyira muri iyo gahunda yawe kugira ngo ndebe ko yakwihuta so macyagiye nagusabye kitari cyakera ariko ukimpe okay nta kibazo gira neza amafaranga y'iki ahandi kagasamu ngo bagiye kubashyiramo umuntu inyota ariko ujagira ngo uragotomeye ndagotomeye amaze mubwira inkuru numva nizo zingenzi uti mu isambu wavuze akabanza ntuvuge isambu kuko urira n'isambu ko ari isambura aha izo nkuru ndazizi ngo bagiye kubashyiramo umunara ngo bagiye kuba amafaranga anje izo nkuru ndazizi narabyumvise ko hari abagiye gushyiramo umunara ngiye gufata amamiliyoni yego aba yarahuriye mu kubitwa n'inkuba senya gucuruza indagukayiko yego se ese ntabwo ari ahawe shaka shanje nibaza uburangare nagize ese byagenze base wari hano ariho nafasha gahereza uriya munyago w'umugore ngira ngo ndebe nyine ko yaba ntasambira cyangwa yahinga utuboga ngo yahinga utuboga abasha kuduhinga aho bamuhingira utuboga ntabwo yashobora yagiye kuboneka amafaranga angana kuriya ese ntabwo ari bazayaba bimeze bite zahuriye mugore kubera iki kubera iyo mpamvu nahe niho namuhaye ntabwo uri mu kwanjye si uruzi ko uri mu kwanjye nzi ko ari mu kwawe ukaba utasanze nasetse iminwa yageze aha mu matwi ntabwo wanje ndi gukora iki ese urakora iki kuri uwo mugore wamwiriyeho utamusuye utagize ute ko nta kintu cyawe azi uraza kumuhera gusa naheraho umusura wa muganga sinamusuye ntabwo ugeze umugeraho ntibamwitayeho uraza kubiherayo se nirwaze azame ku mafaranga ntabwo byamufata ntabwo byakunda ntabwo yabyinira ku mukomati nacyo kirarwaye cyane se ahubwo reka nguhe inama buriya nta kuntu muri iyi minsi mike isigaye wamwikundishwaho ukajya kumwisurishwa ko wenda mwazagabana amafaranga hanje biragoye cyahita kibona kiriya kigore nubwo cyamugaye umugongo ariko gifite mu mutwe ubwenge kike kimugara mu mutwe nibura uri kujya nkiyoboza urutoki ariko ako kantu wagakora uyu munsi ugahera uyu munsi ukajyaho ukamwisurishwa ukamaza amakuru ukamwiriza ukamurika kumwitayeho hama amafaranga yaza ukazana ese mukaba mwanagabana waciwe nagenda muhagarara imvuga nti uyu ni umuvandimwe wanjye ararwaye kandi iyo ntabwo urumva atari ngiye kubikora gutyo nabyanga ako kanama leta mpanga indi mipango cyakoze amafaranga nyafate nagira ibyago akamvumbura ko ndi kumwisurishwa ku bw'ibyo ndakora indi mipango turaza gupanga ndamwikiza turaza kubishyira mu buryo ibaze miliyoni bagiye rero ngiye kugenda nyine no kuri Seana ahantu ari gucurangira nawe murebe ese ubu ntuba urimo kwigora oya nta kibazo nta kintu bitwaye namwe mufata nka mama na Seana nawe ni umushuti wanjye ubwo ni umuvandimwe wanjye kumunyuraho nawe ngo dore uko nameze nta kintu byaba bitwaye ukaza ukanakubura mama nzajya ngaruka nta kibazo igihe nabonye umwanya mbikora uzi ukuntu n'abavandimwe banjye batangiriye impuhwe ariko wowe uraza ukazingirira ukankuriraho isuku ukayikora ni ukuri Imana izabiguhembere yihangane nyine mbona nawe uzakira
hamwe no gusenga bizagenda neza wenda nzoroherwa. natwe tuzatugusengera. Yego murakoze. Urakoze. Ukuri Imana igiguha umugisha. Reka mbemeze uku nguku. Aho mba nararushye kuryama. Basi iyo negamye gutya numva n'urubavu ruruhutseho gake. Nta kundi nyine ubuse nuza gukenera umuntu uri bugufashe kuryama. Shana arareba akaza kandi gufasha. Ubu nawe mu kanya araba ageze aza amfashe andyamishe neza. Nta kundi nyine ni ukwihangana. Kuri uba ukoze cyane byibuze bituma ntaryama mu mwanda. Oya nta kibazo nzajya nzambikora igihe nabonye umwanya. Rero njyewe mba nyine ngiye kuba ngiye nawe munyireho ndebe ukuntu genda umumbwirire mu kanya ze. nta kibazo. Wige neza rero. Ngaho wirirwe Imana iguha umugisha. Meze neza kandi ameze uteze. Meze neza wowe. Meze neza Mukuru. Meze neza cyane. Aha nahese. Iyo nayo nje kugusubiza. Ese we ko mbona utameze nk'abandi bakozi bagenzi bawe. Abaki? Ndabona ukeye umeze neza suri natwe. Ndabona umeze neza rwose. Abakozi. Cyangwa ni umukozi. Mbwira rero. Fana ni umukozi. Ndakubona. Kumbona. Mbwira Mukuru ubuye. Yewe mvuye mu rugo ndavuga ati kamanure murebe usuhuze ariko ndabona umeze neza rwose. Ntabwo uri nkanjye aha ngaha. Niba hano iwanyu murya n'imiceri n'ibiki bibaye neza rwose. N'ibise ko ibingibi ni ibintu biba bisanzwe. Ariko ntabwo muha karibu ntacyo tuganiriye hanze. Nta kibazo rwose. Mbwira. Umeze neza. Ndakubona mu bitambaro n'amakanzu. Ko mbona ukeye gutya gutyo bivahe uri umukozi wo mu rugo mbwira rero umukozi wo mu rugo. Jewe Keti umukozi wo mu rugo ahangaha uzi gusetsa ahangaha ni nk'iwanjye. Ni nk'iwanjye kuko nyine mba ndi kugira ngo nyine se nabyita abantu benshi nyine mba ngira ngo ntibamenye ngo iki ngo umukozi nyine bazi ko ni umukozi wo mu rugo ariko ntabwo aba ari byo cyangwa ibyo ni ibyo kugira ngo iminsi igenda aho mbwira amakuru yanjye. Nanjye meze neza ariko rwose ndabona meze neza cyane. Umva wumvira uriya mugore ni umugore mubi arancihura mwebwe ndabona mba mumeze neza. Mbona nanutse se uheruka kurya? Mperuka kurya se n'iki ko nirwa ntikazamanya amakazi ariko uriya mugore ni mubi. Ntabwo ujya usohoka gutembere. Umugore ni mubi cyane agira umushagira umutima mubi none ntabwo uzi nk'umuzana. Ewana uriya mugore afite mukuru we ariko amufata nabi yararwaye ntajya amusura nimbe nanjye ndi umukozi wo mu rugo ariko se amaraso ye uriya mugore we ni mubi cyane. Wajya ureka kwita ku byabo kureba ibyo bari ku byabo nimba batitanaho n'akazi kabo. Ese uzaza gukora akazi ko kuba uri umukozi ujya no gukora akazi ko kuba ujya kureba ngo ntibitana nabo bitana cyane. Yewe numeze neza wowe ndabona umeze neza pe. Umva kumera neza biravuka masheri. Ahubwo wowe bamubwire kugira ngo sibyo kugira ngo kugira ngo nyine uke umera nkaho ariwe mabujari. Sibyo ujye witaho wambare neza uriya mugore ni mubi. Se hajya nta mugabo agira sinanabizi ko mbona ari we wenyine se. Mukwirwa ashihura abantu bose arabashihura none ubwo nawe wazanye umutima mwiza uri aho ngaho mabuja ugaceceka akagutuka. Ntabwo nasubiza mabuja rwose anyirukanye najya reka reka. Umva mubwire kane ugomba nawe kwiga kumera nk'iki nk'abandi bakobwa bose. None se kuba uri umukozi uri kumva kuba uri umukozi
ntabwo bivuze ngo ngomba kwicupiza ngo witonde ngo bakubwire ibintu ceceke. none se nabara neza nk'abandi bakobwa gute buriya mu mabuje n'umushihagira n'ukuntu atajya atuma nanarya anambwira nabi ntabwo byashoboka rwose. Reka ibyo wowe shaka ukuntu ugira iki utangira nawe kugaragara nyine kugira ngo avuga urumva avuga nawe umwereka ko atagomba kumenya akushye ukunda ko abantu bakumenyera niho uzajya ko numva amajwi bose ba bose bawe baje kambe nigendeye. Okay sawa uzabubwira. Abuze n'icyo mvuga pe. Musha. Ni kuwabaye koko. Kongo kure. Anawe. Icyo ukora umbabarire. Ubu ntabwo wakwegukana. Seana. Ubu ukimenya ko ndwaye. Ubu ukibimenya koko. Umwaka wose urashize. Nyine si ukutabimenya. Hari igihe umuntu ajya kure y'umubiri w'umuntu ariko ku mutima we bakaba bari kumwe. Umbabarire muvandimwe. Akazi karantwaye ndagenda njya mu dushuguri hirya no hino ariko ntabwo niyumvishaga ko umeze gutya pe. Ntabwo numvaga ko isazi zaba zigutumaho gutya. Uko rero meze. Ese ubu nibura uba woze? Shana aranyuze yabonye akanya. Shani? Shani utari barakoza? Ese ugira ngo nozwe nande? Uri umuvandimwe wanjye. Ubu se gutigeze ungeraho. Ako Ana.